Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, mbahaye ikaze kuri Channel Ubuzima TV. Bifurije umugisha w'Imana muri uyu mwanya Imana iduhaye wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nje rero muvugana muganira yitwa Renzaho Emmanuel, nkaba nkunda umwanya nk'uyu kugira ngo nganire n'abantu ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze rero mwese mu nyumva bari hafi ndetse na kure, ngira ngo tugirane ibihe byiza byo kuganira ijambo ry'Imana. Muri magufi rero ijambo Imana impaye kandi ishyize ku mutima wanje ni ijambo riri mu gitabo cy'ibyahishuwe, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice ni 2, umurongo ni uwa 12. Turasoma duhereye ku murongo wa 12 n'uwa 13 ndetse n'uwa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Urwandiko, umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Perugamu. Wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamu uti: ufite inkota ityaye, ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati: nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanje, ndiwihakane kunyizera. Ndetse mu minsi ya Antipa, umugabo wankiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. 14. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko reka nsubiremo. Wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamu uti: ufite inkota ityaye, ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati: nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanje, ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu, wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Imana idufashe cyane. Rero iri jambo Imana yampaye kugira ngo turiganireho, ni ijambo ry'Imana riri muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani. Aya ni amatorero 7 Yohani yandikiye izi mpapuro uko ari 7, ariko ashyitse kuri iri torero ryitwa Perugamu, arabandikira ababwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamu uti: ufite inkota ityaye, ikebera mugi yombi, aravuga aya magambo ati: nzahuba. Haleluya! Nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Rero iri jambo rijya rinezeza cyane, kubera ko naje nsanga nubwo turi muri iyi si dufite ibiturushya bitandukanye kandi byinshi, ariko Imana yo mu ijuru irabizi ko iyi si turimo ari isi y'amakuba, ari isi y'ibyago, isi y'intambara n'ibibazo tugenda duhuriranamo nabyo muri iyi si. Imana irabizi, niyo mpamvu yabwiye Yohani yandika aya magambo, yandikira iri torero arigezeho. Imana yarizi ibibazo rihura naryo, Imana yarizi intambara iri torero rihura naryo, Imana yarizi ingorane iri torero rikunda guhura naryo. Imana ibwira Yohani ngo niyandikire iri torero. Haleluya! Araryandikira aribwira ngo nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ku murongo wa 13 yavuze ngo nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri,
nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Abantu b'abakristo bamaze komatana n'Imana, nubwo bari muri iyi si ariko barazi ko iyi Mana itabaretse, iyi Mana itabakuraho amaboko, ahubwo icyo bakora ni ugukomeza kuyizirikaho, bagakomeza bakayikiranukira, ntibihakane izina ryayo. Mu ntambara bahura nazo, mu ngorane bahura nazo, ntabwo bajya bihakana izina ry'Imana. Niyo mpamvu Imana buri gihe cyose ihorana n'abantu bayikiranukira, ihorana n'abantu bayizera. Ukabona umuntu aragenda, ukabona umuntu ayahuye n'intambara, ariko ntibimutere ikibazo, kuko ari kumwe n'Imana ye. Nubwo arwana n'izo ntambara, ariko ari kumwe n'Imana. Imana iri mu ruhande rwe, Imana imurengera, Imana igendana nawe, Imana ihora imuha ihumure, Imana ihora ibana nawe iminsi yose. Niyo mpamvu ubona umuntu agenda, ubona umuntu ahora mu ntambara, ariko ukabona ntacyo zimutwaye. Haleluya! Umuntu wese wamatanye n'Imana, umuntu wese ubana n'Imana, ntatinya ibigeragezo, ntatinya intambara, ntatinya amakuba, ntatinya ibyago, ntatinya ibimwikubitaho buri mwanya bishaka kumukura mu buntu bw'Imana, ahubwo arakomeza agakomeza izina ry'Imana. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Petero yaranditse aravuga ngo dufite ijambo ryahanuwe, ngo kandi iryo jambo rirushaho gukomera, ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Iri jambo rikomeza umuntu wese waryakiriye. Haleluya! Iri jambo rikomeza umuntu wese Imana yarivuzeho. Nubwo waba ushonje, ariko ukaba ufite ijambo Imana yakuvuzeho, uko byagenda kose uravuga ngo nubwo nshonje, nubwo mfite ibibazo, nubwo mbuze amafaranga, nubwo ndwaye, ariko mfite ijambo ryahanuwe. Imana ishimwe cyane, kandi iryo jambo rirushaho gukomera. Bibiliya rero iravuga ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Ita ku ijambo Imana yakubwiye. Wowe unyumva uri hano hafi ndetse unyumvira kure, wite ku ijambo Imana yakubwiye, kuko Imana ifite umugambi kuri wowe. Imana ntabwo izagutererana, Imana izawutuye, ko ari intebe y'ubwami bwa Satani iri, ntabwo yakureka. Ikuretse Satani yaguhitana, ikuretse Satani yakugenza uko ashaka, ikuretse Satani yakugaraguza agati. Niyo mpamvu iminsi yose Imana ihora iri kumwe nawe. Haleluya! Ikakubwira ngo witinya mwana wanje, nubwo uri mu bigeragezo, nubwo uri mu ntambara zikugoye, nubwo uri kurwana, nubwo uri ku rugamba na Satani ahora akugenza, ariko humura, ndi kumwe nawe. Haleluya! Imana ikaguhumuriza, Imana ikaguha amagambo yo kuguhumuriza, ikakubwira ngo ntutinye. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi mu ndirimbo z'agakiza aravuze ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Reka ubushake bw'Imana gusa, Imana izakurinda. Imana iri kumwe nawe mwene data, Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nawe iminsi yose. Nubwo wahura n'ibikugoye, ariko humura, ntibigutere ubwoba. Ibyo biguteye ubwoba byima amatwi, ibyo bihora biza mu matwi abikubwira ngo va ku Mana, bitera umugongo, byima amatwi, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Kandi Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wacu ntawe, umubisha wawe ntawe. Humura rero, reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinze. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Reka ndekeraho. Ndifuza ko iri jambo ry'Imana ryakugirira umumaro mu mutima wawe, kandi nanjye rikangirira umumaro mu mutima wanjye, kugira ngo turusheho gukomeza Imana yacu mu maboko yacu, kugira ngo turusheho gukurikira Imana yacu, tuyizere nk'inyamaboko, tuyizere nk'inyembaraga iminsi yose. Imana yacu ishimwe cyane. Muri make rero ndakwifuriza gukomeza Imana, ndakwifuriza gukomeza kurwana intambara nziza yo kwizera, kugira ngo urusheho gutera intambwe ujya imbere. Satani ntagusubiza inyuma, kuko Satani yaratsinzwe, Satani yaraneshejwe, nta cyiza kimubamo. Ahubwo ukomeze utera intambwe ujya imbere, ugundira Imana. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nayo magambo Imana yarishyize ku mutima wanjye, nagufashe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Turagushimiye Imana yera, uri mwiza ibihe byose.
ni wowe utubeshejeho, ni wowe udutunze, imbaraga zawe zihorana natwe iminsi yose, kandi wavuze kutazatureka, wavuze kutazaduhana, ahubwo uduhetse ku mugongo wawe. Niyo mpamvu tudafite ubwoba, niyo mpamvu nta bidukanga, niyo mpamvu nta byadukura kuri wowe, kubera ko twakwiringiye nk'Imana y'inyembaraga. Urakoze cyane. Hira umuntu wese wumvisha iri jambo kandi akarikomeza mu mutima we, icyamba mwami rigasenya data wa twese bidafite umumaro, rikubaka iby'umumaro mu mutima w'umuntu wese uryumvise. Urakoze kubyumvise, urakoze kuwiteguye kugira ibyiza nk'uko wabigambiriye. Byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.